Sashimwe Praise Jesus. ndashima Imana impaye umutima n'umwanya wo kuba imbere yayo hano. I thank God who has given me the heart and the time to stand before you here. Ubwo Pastor Augustine yabivugaga nagize gushidikanya ariko nza kwanzura ko ari byinshi Imana yankoreye mu buzima bwanjye mu kino cyumweru gishize n'iki ngiki turimo. As Pastor Augustine has introduced this, I was having doubt, but I came to remember that God has done much in my life within this whole week. Mu by'ukuri iteka suko Imana bitakoze ahubwo inshuro nyinshi Satani araturiganya ngo tutavuga amashimwe y'imirimo y'Imana. Actually, it is not that God did not work, but Satan is always deceiving us to not testify what God did in our lives. Ndashima Imana ko yampaye umutima wo kuba muri prayer meeting yo guhera kwa mbere n'ejo ndetse n'uyu munsi. I thank God that He gave me the heart to attend the day first, second, and this third day. Umunsi wa mbere waranejeje ndetse numva nigaye impamvu ntajya mboneka hano. So I was very happy for the first day, and then I regretted why I do not be present all days. Umunsi w'ejo warushijeho kunezeza cyane. But the second day was happier. Umushumba yadusomeye mu Roma 1:17. Our pastor read the verse in Romans 1 verse 17. Mu by'ukuri nari maze iminsi mfite icyo kibazo bijyanye no kwizera nyako. Surely I have been with this question of true faith. Suko ntari nkufite kandi nizera ko ibyaha byanjye byejejwe n'amaraso ya Kristo ku musaraba. It was not that I didn't know and believe that my sins were washed by the blood of Jesus on the cross. Ahubwo nibazaga nyuma yo kuba ndi umwana w'Imana ndi umukiranutsi nera nk'uko Imana yera niki gisabwa niki nakora. But I was wondering what is the next after I believe that I'm holy as Jesus. Nahoraga nibaza ko mba numva mfite amajwi abiri mu mutima wanjye. So I used to have two kinds of voices in my heart. Ndashima Imana ko ejo Pastor ko yatwigishe kwizera kwa mbere no kwa kabiri. But I thank God that our pastor taught us the first faith and the second one. Yatubwiye yuko abantu benshi bakunda kwigumira ku kwizera kwa mbere ko ibyaha byabo byejejwe babaye abana b'Imana ko nta kabuza bazabona ubugingo buhoraho. So he taught us that people are just satisfied that they are washed, the first faith that there is no condemnation to them. Bakituriza nyamara tubwira yuko ibyo bituma bahorota mu buryo bw'umwuka bikaba byabajyana mu buzima bubi bushingiye ko mu buryo bw'umwuka nta na kimwe babasha kunyuramo ngo bacyarenginge babone imirimo y'Imana. But he said this is a very bad life because people do not challenge and they do not step forward and they see the works of God. Yadusomeye mu Migani 14 umurongo wa 4. He read the verse in Proverbs chapter 14 verse 4. Yuko urugo rutarimo inka z'ibimasa zihinga ko haba hari isuku ariko nta n'icyo none uwo muntu utazifite yunguka mu buzima bwe. He said that this verse says that the cows, the beef, the house which have the cows, a kind of beef, there is no dirty, but he doesn't gain anything because these kind of cows are not there to help or to cultivate. Nyamara rwa rugo rurimo izo nka cyangwa ibimasa bihinga birushya nyirazo azahirira azikukira n'indi mirimo isabwa ariko nanone nubwo bivunanye zimuha umusaruro mwinshi. But the house which have these kinds of cows, the owner is always worrying, serving them. But these cows also, they give the harvest, they give the owner the production. Ibyo rero nibyo yatugejeje ko kwizera kwa mbere bamwe bakira bakumva banyuzwe bakiberaho ubuzima ahanini bayoborwa na kamere zabo.
The same way these people are satisfied by the first faith, and they are satisfied and they are happy with living with their desires. ariko abemera ko za nka zigomba kubaho bikabavuna bikabarushya bazikorera ibyo zikeneye byose ari bo babona imirimo y'Imana. But these people who allow such kind of cows in their houses are compared to those who struggle, but they can see the works of God in their lives. Nanjye naje gusanga nari maze igihe nibera ku kwizera kwa mbere. So I realized that I had been living with the first faith. Sinifatanye na gahunda za church. I couldn't partake in the works of the church. Nkahimba inzitwazo nyinshi. And creating different excuses. Ariko ubwo yatwigishaga ku cyumweru akatubwira ko bimaze kwakira Kristo yimikwa mu mutima wawe aba arimwo ari mu buryo bw'umwuka ari umwuka wera. But as he preached to us that after we believe in Christ Jesus, he is established in you as the Holy Spirit. Kandi ko utagomba kumenya ko ari wowe ushaka yaba gusenga yaba gutanga icyacumi yaba kwifatanya n'imirimo ya church. And you have to know that after all, you are not the one to pray, to preach, even to partake in the works of the church. Ahubwo ko ari Kristo uri muri wowe uba ubishaka. But Jesus himself in you is the one who is willing to do this. Nubwo maze imyaka irenga 10 nakiriye agakiza k'iteka. Even if I spent more than 10 years after receiving the eternal salvation. Ariko ino minsi ibiri yambereye ikintu gishyashya mu buzima bwanjye. These 2 days was something new in my heart. Nuvuga ngo nta rwitazo na rumwe nkwiye kugira. It means that I do not have to show any excuse. Igihe cyose nzajya nibuka ko ari Kristo uri muri jyewe ubishaka. Whenever I remember that Jesus who is in me is the one who is willing to do the works of God. Kandi nabonye imirimo y'Imana muri ino minsi ibiri n'ubundi ko iyo nafataga teraga intambwe yuko ari Yesu ubishaka niyo nabaga ntafite amatike Imana yashyiragaho uburyo nkaza. And I even experienced the works of God within 2 days. Even if I could have the excuse of having no transport, God could make a way. Niyo navango nturuka ni kure ariko nabonaga habaye hafi. Even if I could say the distance from my place to church is very far, I could step forward and I see the distance becomes short. Rero inzitwazo n'izubusa. The excuse is for nothing. Ni igihe Satani yakwibagije ko Yesu niwe wari ukeneye ibyo bikorwa byose, yaba ari ugusenga, yaba ari kwifatanya n'imirimo ya church, ari ugutanga icyacumi, byose ni Kristo uri muri wowe ubishaka ntago ari wowe. The excuse comes that when you forget that Jesus is in you, is the one who is willing to do the works of God, giving a tithe and even partaking the works of God. Nahise rero mbasha kubihuza vuba n'ibyanditswe biri mu gitabo cy'Abagalatiya bivuga ko atari twe tukiri ahubwo ari Kristo uriho muri twebwe. So I quickly related the sermons to the Galatians, the verses which says that we are no longer we who live, but Jesus in us. Ndetse n'ikindi sanzwe kivuga yuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. And the other verse which says that we are enabled by Christ who gives us the strength. Ndashima rero ko muri no minsi ibiri nungutse byinshi kandi bizankomeza ndetse kunguka n'ibindi byinshi. Imana iduhane umugisha. Murakoze.